turabasuje mwese baduteze amatwi, tubashimiye ko twongeye kuba turi muri uyu mwanya namwe mudufashijemo. Haraciye iminsi ariko twongeye kugaruka mu kanya ko kuririmbira Imana, tuyishima, tuyinezererwa. Twese turiteguye rero nka Kingdom Family yacu, namwe abanyamuryango ba Kingdom Family yacu mwese nimwigire hino maze turirimbira Imana. Ntabwo turi bubatindije, reka Mamagira asenge mu magambo magufi niturangiza dutangire. Kadusenge. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wabanye natwe aho twiriwe hatandukanye, aho dushoboje kongera kuboneka imbere yawe. Dushima izina ryawe, mbere ya byose ubanza utweze udutunganye. Amaraso ya Yesu atweze cyane, amaraso ya Yesu atubonekeho, umwuka n'umubiri byezwe cyane n'amaraso ya Yesu. Kandi Uwiteka aka kanya duhaye turakagushimiye, reka umwuka wera tubere umuyobozi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Reka turirimbe amaraso ya Yesu, amaraso y'umucunguzi niyo atwezaho ibyaha, niyo atwoza ibyaha. abandi bahizi kuri ndaguhimbaza, Ndaguhimbaza umucunguzi. ndaguhimbaza umucunguzi. Niba biteguye Nanjumi
kanyoza ibyaha kanyoza ibyaha hanakoze mu maraso wavuye ndaguhimbaze zamucunguzi imbabazi wangiriye
Yesu we Hallelujah.